Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Uri umwami mwiza, uri Imana yuzuye urukundo. Tugushimiye ko tugiriye ubuntu bwo kumva nanone icyo tugambiriyeho. Nyemerera Mwuka we wera azatwigishe, adusobanurire ndetse atubashishe gusohoza icyo watumye mwami kuri twebwe binyuze muri iri jambo ryawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ni umunsi wa gatanu tuganira ijambo ry'Imana rifite intego yo kutwibutsa kubera amaso kugaruka k'umwami Yesu cyangwa se kwitegura kugaruka k'umwami Yesu. Kuri uyu munsi wa gatanu turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 22 umurongo wa 23. Handitse ngo ariko ibi mubimenye, yaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Imana itugirire neza. Nk'uko umujura atungurana akiba cyangwa se akanyaga cyangwa se akariganya, biterwa na terme wakoresha, ariko reka dukoreshe kwiba. Nyine nk'uko umujura yiba iby'igiciro umuntu kuko atabaye maso, uko niko na Satani nawe ajya abigenza. Iyo umuntu yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, aba ari umuragwa w'ubugingo, kandi icyo kintu aba ahawe kiba ari ikintu gikomeye. Ibyo byiringiro byo kuzabona Imana nibyo biguhesha nyine agakiza ko ukazabona Imana. Iyo rero umuntu atabaye maso, ibyo byiringiro yaheshejwe no kwizera Yesu Kristo ajya binyagwa. Imana itugirire neza. Ariko nituvuga ibyiringiro bye kugarukira gusa mu kuvuga ngo ibyo bintu ngo ndumva byizeye ko nzabona Imana cyangwa se kubivuga, oya. Ibyo byiringiro byo kuzabona umwami Imana ni ikintu kigari cyane. Bihera nyine mu mutima, ni ukwizera guhera mu kumva ijambo ry'ukuri rikubwira iby'ubwami bw'Imana. Wamara kukwizera ukakumenya nyine nk'ukuri, kukakubatura, kukagukiza ibyaha. Bya bintu wari wizeye mu mutima bikajya hanze bikagaragara, hari ibyo twita kwatura. Nyine kwatura cyangwa se to express bya bintu wari ufite mu mutima bikajya hanze, ukabaho ubuzima nyine bukwiriye kuko abantu bizeye. Ni ibintu bigari cyane, wenda nitujya kuganira ku kwizera dushobora kuzabigarukaho. Hanyuma rero ibyo byiringiro ufite byo kuzabona umwami Imana, iyo utabaye maso, Satani arabikunyaga, kandi abikunyaga mu gihe utatekerezaga. Bibiliya yatubwiye ngo umujura ngo hari ukuntu ajya yiba, kandi ngo akiba mu gicuku. Imana itugirire neza. Ariko nyir'urugo ngo yabaye maso, ngo yakitaye kuri icyo gihe, ngo akakumira umujura nyine ntaze kumwiba. Imana itugirire neza, ngo ntiyamukundiye gucukura. Mwene data we wizeye Yesu Kristo w'umwami n'umukiza, wahawe ikintu gikomeye cyane rwose. Uzabona umwami Imana nukomeza iyo nzira nziza. Ariko utabaye maso, kandi Satani yakwiba. Imana itugirire neza kandi biturinde. Kuko nk'uko twabivuze, ibyo byiringiro ntibigarukira gusa mu kubivuga, ahubwo biranakomeza bikagera no mu buzima tubayemo. Hariho abantu bibwira yuko bagifite ibyo byiringiro kandi barabitakaje. Ikintu cyerekana ko gifite ibyo byiringiro byo kuzabona umwami Imana nuko nyine ubayeho kuko nk'abazabona umwami Imana. Reka mbisubiremo. Harimo abantu bibwira ko bagifite ibyo byiringiro byo kuzabona umwami Imana, nyamara umwanzi yarabariganije. Yabasigiye imvugo gusa, basigira ibitekerezo gusa byo kwibwira ko bazajyayo ariko batazajyayo. Ikintu cyerekana, ikintu gihamya yuko koko uzajya mu ijuru nuko ubayeho nk'uko bikwiriye bazajya mu ijuru. Icyo nicyo kintu cyerekana ko ufite ibyiringiro by'abantu bazajya mu ijuru, nuko ubayeho nyine nk'abantu bazajya mu ijuru. Imana itugirire neza. Muzarebe abantu bafite wenda urugendo, ikintu cyerekana ko koko wenda tuvuge niba ufashe urugendo rwo kuva i Kigali ugiye Rwamagana, ikintu cyerekana ko ufite icyizere cy'uko uri buze kugera i Rwamagana ni uko ukora ibikwiriye abantu baza kugera i Rwamagana. Urakatisha tike, wicare muri bisi cyangwa se ubaho uza gutegerereza ya bisi, hanyuma ize kugutwara. Ntibavuga yuko ufite icyizere cyo uza kugera aho hantu ugiye kandi utakatishije tike, udafite tike, utari aho imodoka iza kugusanga, nyine uri ahatandukanye n'aho izo modoka zijya. Wavuga gute ko ufite ibyiringiro byo kuza kujyayo? Waba urimo urabeshya. Waba ufite cyakoze ibitekerezo byo kujyayo, waba ufite imvugo koko y'uko uri buze kujyayo, ariko nawe ufite ibyiringiro. Ibyiringiro bihamywa neza n'ibyo urimo gukora kuko bikwiriye abo bantu. Imana itugirire neza. Ufite ibyo byiringiro rero byo kuzajya mu ijuru, nawe ngahora yiboneza nk'uko aboneye. Yohana yabyanditse arabivuga yuko uko Yesu Kristo azasa ariko natwe tuzasanga. Ufite ibyo byiringiro ahora yiboneza nk'uko aboneye. Ufite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru, uramenye bibere maso, urebe ko ufite kubonera
gukwiriye abazajya mu ijuru. Yesu aduhana